Shalom shalom amahoro amwe arutaye umuntu yamenya iteka niyo nifuza ko arinda imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Mbahaye ikaze mu nyigisho twatangiye aho turimo turiga igitabo cya Daniyeli. Tugeze mu gice cya 11. Uyu munsi turahera ku murongo wa 37 tugeze ku murongo wa 46 numva ariho naho dusoze. Reka rero mbahaye ikaze nsabe ku buhanga bw'ibyuma badutangira dushyiraho iyo mirongo kugira ngo twihute hanyuma nyuma yaho turangije gusoma turasenga. Reka dutangire dusome iyo mirongo cyangwa reka dusenge. Daniyeli ibice 11 umurongo wa 37 niho twasoreje. Nagira ngo duhere ku murongo wa 37 nyine hanyuma dukomeze icyo gice. Ariko reka dusenge. Uragahezagirwa Mana nyir'ijuru n'isi, uragahora usingizwa kandi ushimwa natwe waremye, wowe soko y'ubwenge butagira akagero, ukaba n'isoko y'imbaraga zidashira. We dukesha ubuzima, umucyo, umukiza, umurengezi, Imana nziza. N'ubu turi hano ngo twigishwe nawe ubwenge bwawe. Ndasenze ngo bumurikire ubwenge bwacu binyuze mu mwuka wawe kugira ngo ukomeze utwigishe. Data uduhe kukumenya no gushinga imizi mu kukwizera no kumenya ko ibyo wahamije ari ukuri, maze natwe duhinduka umucyo uvira abandi. Urakoze Mana. Data yubahwe, natwe twunguke kukumenya mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome rero Daniyeli 10. Azasuzugura ibigirwamana by'abasekuruza n'icyo abagore bakunda kuramya n'ibindi bigirwamana byose, kuko azishyira hejuru y'ibintu byose. Yego, ahubwo aziyegurira Imana y'urugamba iyo basekuruza batigeze bamenya, ayitura izahabu n'ifeza n'andi mabuye y'agaciro n'izindi mpano. Azatera ibigo ntamenwa yibwira ko iyo Mana y'abanyamahanga imushyigikiye. Abazayiyoboka azabahesha ikuzo ryinshi, azabagabira amasambu kandi abahe gutegeka abantu benshi. Mu gihe giheruka umwami wa Misiri azamutera, ariko umwami wundi azamugwa gitumo avuye mu majyaruguru, azanye ingabo nyinshi zirwanira mu magare y'intambara no ku mafarasi no mu mato menshi. Azatera ibihugu abisandaremo nk'umwuzure. Azatera igihugu cyiza maze abantu ibihumbi n'ibihumbi bicwe, ariko Abedomu n'Abamowabu n'ab'intwari bo mu Bamoni bazarokoka. Azarwanya ibintu byinshi ndetse na Misiri ntizarokoka. Azigabiza umutungo w'izahabu n'ifeza n'ibindi bintu by'agaciro byo mu Misiri. Abanyaribiya n'abanyakoshi bazamuyoboka. Ariko inkuru ziturutse mu burasirazuba no mu majyaruguru zizamuhagarika umutima. Maze ave mu Misiri arakaye cyane kugira ngo arimbure kandi yice abantu benshi. Azashinga amahema y'ibwami hagati y'inyanja n'umusozi mwiza Imana yitoranirije. Nibwo igihe cye kizaba kigeze maze yicwe kandi ntawe uzamutabara. Imana ibaho umugisha. Reka mbanze mbibutse ko turimo turaganira ku mugabo witwa Antiochus Epiphanes. Iki gihe ni Daniyeli Imana yamubwiraga kuko yari amaze igihe asenga. Mu gice cya 10 twarabivuze. None Imana ituma marayika ati nje kugusobanurira nta mayobera. Kubera ko mu bice 7 Daniyeli yareretswe ntiyasobanukirwa mu buryo bwimbitse. Nkuko twabivuze ni nk'umuntu waguha jumelle kagore cya kintu yandeba kuri, hanyuma akakwereka inyanja ukayirebera mu buryo bwagutse, ukareba inyanja mu buryo buri wide en general, hanyuma ukaza kuzuminga ukegeza hino none ukareba ibintu bike. Nuko byagendekeye Daniyeli. Mu bice 7 Imana yamubwiye iby'ubwami buzasimburana kugera ku mperuka nk'uko yari yarabibwiye Nebukadinezari mu gice cya 2 ndetse n'igice cya 2. Hanyuma mu gice cya 8 Imana imubwira gusa iby'ubwami bw'Abamede n'Abaperesi nuko buzasimburwa n'ubwami bw'Abagiriki. Mu bice 9 Imana imubwira iby'imperuka. Mu bice 10 Daniyeli arasenga. Mu bice 11 rero Imana igaruka kumubwira mu buryo yise ngo n'uburyo bw'amashira kinyoma. Nje kugusobanurira mu buryo en detail, in details, mu buryo buri kintu ku kindi kugira ngo usobanukirwe
y'intambara zigiye kubaho uhereye ubu kuzageza kuri Mesiya ndetse na nyuma ya Mesiya nk'uko Imana yabimusobanuriye. Noneho imubwira intambara ku ntambara. Bigeze ku mugabo witwa Antiochus Epiphanes wa kane, gusa hari icyo ntababwiye nifuza kubabwira. Ubundi uyu Antiochus Epiphanes mbibutse ko yategetse kuva mu mwaka wa 215 kugera mu mwaka w'164 mbere ya Yesu. Ni nawe mwami wa nyuma wategetse mu majyaruguru aho bita muri Siriya, hanyuma akaza ingoma y'Abaromani, ubwami bw'Abaromani bugatangira gutegeka. Antiochus Epiphanes ubundi ise yari Antiochus wa gatatu mukuru, Antiochus III le Grand. Hanyuma we birumvikana kuko yaje kurikira se yiswe wa kane, birumvikana ko imbere ye hari abandi babiri. Hanyuma rero izina Epiphanes niyo waryise. Epiphanes bivuga iki? Biravuga ngo mu gifaransa le Dieu manifesté, Imana ihishuwe, Imana yigaragaza. Ubundi yagize akita ngo ni Theos Epiphanes, Imana le Dieu manifesté mu gifaransa, cyangwa God manifested, Imana yihishuye, Imana yigaragaje. Uko niko yiyitaga. Uyu rero yahatiye abantu gusenga ibigirwamana bye nkuko twabivuze. Ntabwo we yigeze akora nkawe ubwe ngo yisenge, ahubwo yahatiraga abantu gusenga ibigirwamana bye cyane cyane. Umwihariko we urusha abandi mu bamubanjirije twarabivuze, yari bucura mu bana be, mu bavandimwe be. Ntabwo rero yari umurago w'ingoma, yahagurutse nta wamukekaga, akoresha uburiganya, icyo bita intrigue n'ubugome, kandi aba umuntu wasenze ibigirwamana kuruta abandi. Bituma rero ahatira abantu gusenga izo mana ze. Bibiliya ikavuga ko azatera igihugu cyiza. Uyu mugabo kubera ikintu yiringiraga kuruta ibindi ni ubucakura, ni ugukoresha uburiganya, yibwira ko ariko buzamubashisha kunesha intambara. Yishe Abisiraheli benshi, ndetse mu gihe Imana yabatabaraga nk'uko yabatabaraga kera, Abisiraheli bahimbye mu minsi mikuru 7 Imana yari yarabahaye mu gitabo cyo mu Balewi ibice 23 ndetse no mu gutegeka kwa 2:15, aho wasanga iminsi mikuru y'Uwiteka. Muri iyo minsi mikuru y'Uwiteka hongewemo iminsi mikuru 2. Umwe muri iyo witwa Hanuka. Hanuka ni umunsi mukuru na Yesu yizihije witwaga umunsi mukuru wo kwezwa ku rusengero. Uyu munsi mukuru wo kwezwa ku rusengero bawizizaga kubera ko mu gihe cy'uyu mugabo witwa Antiochus yari yarabuzanyije ibitambo, abuzanya icyo bita gukebwa, abuzanya imihango, asimbuza Abalewi abasenga ibigirwamana. Ibyo byose yakoze byatumye Imana ihagurutsa abagabo bitwaga Abamakabe, ndetse bakomoka ku mugabo witwaga Matatiya barwanya Antiochus. Ubwo rero yarwanyaga mu rusengero, abatambyi bagombaga kujya kongera amavuta mu matabaza, kuko amavuta yagombaga kwaka iminsi 7, hanyuma bakongeramo amavuta. Kubera ko batabonye umwanya wo kubikora, amatara bamara iminsi 7 batongeyemo amavuta mu matabaza. Bigeza ku munsi wa 9. Bageze ku munsi wa 9 ya matara ntiyazima. Naho bahera rero biziza icyo bita Hanuka. Hanuka ni umunsi mukuru bejeje mu rusengero bakuramo ibizira byashizwemo na Antiochus Epiphanes wa kane. Hanyuma Imana ibaha ubuntu bwo kubona amatabaza atarazimye kandi nta mavuta arimo. Niyo mpamvu kuri Hanuka bizihiza bafite igitereko cy'amatabaza 9, ntago ari amatabaza 7 nkuko tukibona mu gitabaza igitereko cy'amatabaza cyakozwe na Mose. Ibi rero ni umunsi mukuru wavuye muri iki gihe cya Antiochus Epiphanes, kuko yari yarakoze ibizira, ashaka guprofana, yangiza urusengero, abuzanya gusenga, akora ibyo byose. Imana rero nayo ubwo yamuhaga kugwa ngo yishwe ntawe umukozeho, yaraguye arapfa aribagirana, ngo yari yarishyize hejuru. Kandi mwibuke yakomotse from nowhere, yibwira ko azabigitangaza, arikuza ubwe atangira kwiyitiranya n'Imana, hanyuma akazana ibigirwamana bye ngo babisenge. Nshuti yanjye, uko niko bizagenda neza kuri antichrist. Abasesengura Bibiliya rero ibi byanditswe dusomye bavuga ko iyo urebye Antichrist ari mu ishusho 100% ya Antiochus. Nuko Antiochus yigize Imana yo gusengwa, cyangwa se ubwe yageze akitiranya ngo nitwa Epiphanes. Ubundi yaravuga ngo yitwa Antiochus wo Epiphanes. No kuvuga Imana yigaragaje, Imana yihishuye, Imana itameze nk'abandi bamubanjirije. Ibyo ariko bakabikomora kuri bya bigirwamana. Ariko
iyo ukomeje kwiga amateka uyu mugabo nyine Antiochus Epiphanes nta kindi kintu yubahaga ngo uretse Imana ye y'intambara n'ibihome, ngo niyo mpamvu abigisha ba Bibiliya nk'uko nabivuze ubushize bagiye impaka bakibaza ngo ese izi ntambara bavuga yarwanye ndetse no kuvuga ngo azategeka abantu gusenga Imana ye y'ibihome, uyu ubwo antichrist azaba ari antichrist cyangwa azaba ari icyo bita umuhanuzi w'ibinyoma. Ubundi mbibutse ko umuhanuzi w'ibinyoma nk'uko Bibiliya imuvuga, nk'uko nabivuze, hari ubutatu butagatifu hakaba n'ubutatu bw'ikibi. Ubutatu bw'ikibi ni ubutatu bugizwe na Satani, ntimukabyibagirwe, umuhanuzi w'ibinyoma ndetse na antichrist. Satani yavanye mu ijuru, icyamwirukanye mu ijuru ni inzara yo gusengwa, nk'uko tubisoma muri Ezekiel 28 ndetse no muri Yesaya ibice 14. Batubwira Satani yari ameze yagereranywaga n'umwami w'Itiro, muzasome no bamugeranya n'umwami w'Itiro, wari ufite ubwenge akagira ubutunzi akagira n'ubwiza, ngo yibwiye ko azagera ubwo agashyirwa intebe ye hejuru agasengwa. Wareba abatologiye bose iyo urebye uko soza ntibavuga umwami w'Itiro, ahubwo bavuga Satani, ngo yagenderaga hagati y'amabuye yaka umuriro, ngo yibwiye ko azasumba ishobora byose, ngo ndetse nanjye ubwanjye nzaba Imana yo gusengwa. Ngicyo cyaha kirukanye mu ijuru Satani, ni inzara n'inyota yo gushaka gusengwa kugeza kumeruka y'isi. Rero ndibuka kugira ngo mubyumve neza, Yesu Kristo ubwe ubwo Satani yamugeragezaga yaramubwiye ngo ibi byose ureba ndabipfuka mukandamya ndabiguha, ariko wowe gusa pfukamya undamye ibi ndabiguha. Yesu aramubwira ngo uramye Uwiteka Imana yawe gusa ntihakagira undi Mana uramya. Inzara ya Satani uhereye ku kuremwa ku isi na mbere yaho akiri mu ijuru ni ukwifuza kuramywa. Yifuzaga kuba Imana, yirukanywa mu ijuru ataramijwe. Yesu ntiyamuramije. Abantu bose uzarebe abashukisha ikintu kivuga ngo ibi byose ndabiguha nupfuka mukandamye. Yesu yaravuze muri Yohana ibice 5:43. Dusomere Yohana ibice 5:43. Uyu yavugaga ni antikristo ubwe, ndavuga Yesu. Ibice 5:43. Ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana ibice 5:43. Dusome iva ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana, haranditse ngo jye naje ntumwe na Data maze ntimwanyakira, nyamara nihagira undi uza ku giti cye muzamwakira. Mu butumwa none muri Bibiliya yera nyamara nihagira, jye naje mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko ndi naza mu izina ry'ubwe muzamwemera. Uyu yavugaga ni antichrist. Yaraje aca bugufi, azaje nk'ubwana w'Imana, avuga ati nge na Data turi umwe. Mushakashaka mu byanditswe 39 niko havuga, 39. Aya magambo ndayakunda cyane, ni ingorane ikerekana rwose abanyedini uko bamera. Murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko muri byo ari mwe mufite ubugingo buhoraho, kandi ari byo bimpamya. Urebye yarababwira ati nimuze kuri nge kugira ngo mubone ubugingo. Ninge Data yahaye ngo mbaho ubugingo. Bice 6 ugahera ku 35 49 ugakomeza. Yerekanaga ko ari we bugingo buhoraho isi ikeneye kugira ngo ibeho. Akababwira ati rega mwirirwa mushakashaka, mwirirwa musenga, mwasize intebe hari itagira uyicayeho ngo ni intebe itegerereje Mesiya. Murondora mu byanditswe, muhora mugenzura ibihe mutegereje Mesiya. Ati ibyo byanditswe kandi nibyo bimpamye, nyamara ntigeze muza ngo muhabwe ubugingo buhoraho. Nge nashe mu izina rya Data ntimwanyemera, ariko wowe naza mu izina rye muzamwemera. Nta wundi yavugaga ni antichrist. Kubera iki? Banze kwakira Yesu ngo kuko yaje mu ishusho kwicisha bugufi, yaje ari Mesiya ukuraho ibyaha, ntabwo yaje ari Mesiya w'imye ingoma yo gutegeka isi yose. Umva rero, dukomeje kuvuga dutya, nagira mbabwire ko iyi nzara ya Satani ni ya yindi, kugeza igihe yashutse Yesu ngo anyuze muri we isi yose muramye ntibyakunda. Ariko antikristo we mwana w'ikibi, umwana wo kurimbuka, Bibiliya niko imwita, uwo nguwo naza azaza kugira ngo agarurire Satani icyubahiro, aramywe binyuze muri we, nk'uko na Satani yashaka kuramywa binyuze muri Yesu ubwo amugerageza, ariko ntibyakunda. Umva rero, uyu nk'uko Antiochus Epiphanes ngo yaravugaga ngo nta kindi, agakoresha igitugu, ariko ngo nimuramye Imana yanjye, nimuramye Imana y'ibihome, nimuramye Imana imwe gusa ntinya, ariyo Mana y'intambara n'ibihome. Niko batubwiye. Ni nako n'umuhanuzi w'ibinyoma azaza avuga ngo akora ibitangaza, yerekana ibimenyetso,
azamuke aguruke azura abapfuye, navuga ngo iki se, avugisha ishusho, niko Bibiliya itubwira, ngo abantu bamutangarire bavuge ngo ninde uhwanye n'uyu muhanuzi w'ibinyoma. Hanyuma ngo ayobye abantu bose cyane intore, ngo bategeka kuramya ya nyamaswa yavuye mu nyanja ariyo antichrist. Antichrist nawe azaba ahagarariye ubwami bwa Satani. Satani azaramywa binyuze muri we, nk'uko Imana yubahwa binyuze mu izina rya Yesu. Nkuko Yesu yavuze ngo ngiye naraje data kugira ngo nubahirize izina ryawe, izina ryawe ndaryubahirije. Nuvuga ngo abantu iyo baramya Yesu, abantu iyo bumviye Yesu, Imana irubahwa. Ni nako na antikristo abantu bamunyuzeho Satani azubahwa. Rero inzara nimwe umuhanuzi w'ibinyoma azabakora nukugira ngo abantu baramye Imana y'ibihome, nukugira ngo abantu baramye Satani, nukugira ngo abantu baramye uwo isoko y'ikibi cyose ari we Sekibi. Hanyuma rero kuva kuri batubwira ngo azazamuka ngo ateze intambara, ngo umwami w'amajyaruguru n'umwami w'amajyepfo ngo bahururire kumurwanya. Ese mu by'ukuri Antiochus nibyo intambara zarabaye, uburumani nkuko twabivuze, abami b'abaromani baraje ubwo yaravuye kurwanya umwami wa Misiri, kuko intambara zarabahuzaga, yateshejwe n'umwami w'i Roma, noneho aratsindwa agarukana umujinya, ngo hanyuma ngo yongera kwisuganya ngo arwanye, ariko ngo ingabo zive mu majyaruguru no mu majyepfo ngo zihurira hamwe kumurwanya kugira ngo zimuteshe. Umva rero, ese iyi ntambara Bibiliya itubwira tuyigereranya n'iki, tuyibonamo iki? Tuyibonamo icyo bita Armageddon. Armageddon ni intambara izaba ubwo, unyumve neza, umuhanuzi w'ibinyoma azamara kwemeza Abisiraheli gusenga cyangwa kwemera antikristo ko ari we Mesiya. Ubundi umuhanuzi w'ibinyoma ntabwo wazitwa Mesiya, oya, azaje wahole, azakora umurimo nk'uwa Yohana Umubatiza. Muribuka Yohana Umubatiza ko ari we waje kwemeza Abisiraheli ngo inyuma yanjye harunduje, ni undusha ubushobozi, niwe noneho ukuraho ibyaha by'abari mu isi, sinkwiye no gupfundura udushumi turi munsi y'ibirenge bye, turi kujyana. Cyangwa se umwuka wera niwe wemeza abantu ibyaha akababwira ko Yesu Kristo ari umwami n'umukiza. Umuhanuzi w'ibinyoma nawe rero umurimo azakora nuwo kwemeza akoresheje ibitangaza n'ibimenyetso by'ubuhendo kugira ngo abantu bamwemere. Mu gihe bazaba bagiye kumupfukamira babwira ati reka da, ntabwo ari njyewe Mesiya, dore Mesiya n'uyu nguyu, yerekana antikristo. Hanyuma abantu bahindukira antikristo aba ari we baramye. Abisiraheli nk'uko nabibabwiye, mwibuke nta mwanya, iminota irarangiye ariko ndabivuga amagambo make. Kuva iyi Yerusalemu hasenyukwa muri 70 bagatatana, mu 135 bagasenya Yerusalemu burundu bakanihindurira izina ikitwa Kapitolina, yahoze yitwa Yerusalemu igenduka Kapitolina, ndetse igahindurwa izina ikitwa Palestine. Kuva icyo gihe kugeza mu mwaka w'1948 ejo bundi Abisiraheli baratatanye, nk'uko babyivugiye muri Matayo 27 babwira Yesu ngo, babwiye Pilato ngo amaraso y'uyu mugabo arakaduhama n'abana bacu. Niko byagenze. Uyu muvumo warabakurikiranye, abababonye bose bakabica. Mu 1300 babakora icyo bita pogrom. Pogrom ni igeragezwa rya genocide. Ntabwo babyita genocide ariko ni igeragezwa ryo kubarimbura. Ugiye kureba mu mateka uko bagiye bicwa, birukanwa mu Burayi bagatatanira hirya no hino, kubera ko abantu bose bababonaga baravugaga ngo abangaba bishe umwana w'Imana. Nejo bundi mu mwaka wa 2000 ubwo Gibson yakoraga filimi ya Passion of Jesus Christ, bongeye kwicwa muri Amerika, ati muri abagome. Iyo pogrom rero yagiye, cyangwa se bwo bwicanyi bwo kubarimbura bwakurikiwe na cya kintu cyo kuvuga ngo Yesu Kristo ntitumushaka, amaraso yazadukoreho n'abana bacu. Ntibigeze bamwemera. N'uyu munsi nibo abantu batemera Kristo, bagumanye imyemerere yabo n'idini ryabo. Ibaze nawe, twarabivuze tuzabikoraho ikiganiro ngiye na Pastor Eloge tuvuga uburyo kuba Abisiraheli batarapfuye, kuba mu bitangaza historique pas scientifique, mu bitangaza historique byabayeho ni ukubona ishyanga nyuma y'imyaka 2500 ritarigeze ricika, rikagumana ururimi rwaryo, rikagumana idini ryaryo, rikagumana n'ubutaka bwaryo. Niryo ryonyine ryabayeho kuva mu mateka yose y'isi. Icyo nicyo biti gitangaza, ibitangaza by'amateka. Abisiraheli rero bagumanye Imana yabo. N'uyu munsi igituma tuvuga ngo antikristo nibazayobya si yindi mpamvu. Abakristo wenda bashobora kuyobywa, uretse ko bo
iyo ngewe nsoma itorero rya Kristo rizaba ryarazamutse. Hanyuma abera abazaba basigaye, cyane cyane iyo Bibiliya ivuga abera apana itorero, ibivuga abisiraheli, abantu bagundiriye Imana yabo, abantu bagumanye Imana yabo, n'ubu bakirwana bavuga ngo turimo turateguriza Mesiya. Abo rero bazaba bubatse n'urusengero, twarabivuze. Nk'uko urusengero rwari Yerusalemu, Antiochus Epiphanes ari rwo yakoreyemo ibizira, akarwangiza, akaruhumanya, cyo bita profane, akaruhumanya. Ni nako urusengero Bibiliya ivuga antichrist azinjiramo ngo ahumanye n'urwo Yerusalemu nyine, kuko urusengero rw'Imana ari rwo torero ryo riri mu mwuka. N'uyu munsi antichrist arakora ariko mu mwuka, arihumanya mu mwuka n'uyu munsi, ntabwo ari mu mubiri. Rero ubwo kuko antichrist atazaza mu mwuka gusa, azaza mu mubiri, urusengero azinjiramo Yerusalemu agasengwa akaramywa, ni rwa rusengero rw'Yerusalemu. Kugira ngo ibyo bikunde rero, nuko umuhanuzi w'ibinyoma nahanaganaga azashuka bene wabo. Nibuke ko umuhanuzi w'ibinyoma we azakomoka, ni inyamaswa yavuye mu butaka. Twasobanuye ubutaka icyo ari cyo, yuko ari Israheli. Hanyuma inyanja ikaba iki? Ikaba amahanga menshi. Kugira ngo rero abisiraheli babone uko baramya antichrist wakomotse mu mahanga, ntabwo byoroshye. Nuko umuhanuzi w'ibinyoma azabashukashuka. Muribuka Yesu uko yavuze, avuga ngo abayuda bashaka ibimenyetso, ngo ariko abagira iki? Bo bakunda ubwenge. Kuva kera ikintu cyaberaga umutega abayuda ni ibimenyetso, bakunda ibitangaza. Muribuka babwira Yesu ngo urakora ikihe kimenyetso kugira ngo tukwemere? Akababwira ngo nta kindi kimenyetso muzabona uretse icya Yona. Nk'uko Yona yamaze iminsi 3 mu nda y'ifi, niko n'umwana w'umuntu azamara iminsi 3 mu nda y'isi, hanyuma akazuka. Ikimenyetso gihamye ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana nuko yazutse mu bapfuye. Nk'uko Abaroma 1:4 havuga ngo mu buryo bw'umubiri yakomotse mu muryango wa Dawidi, ngo ariko mu buryo bw'umwuka ni umwana w'Imana, bigahanywa no kuzuka kwe. Ni ukuvuga rero n'ubundi kuva kera ikintu abayuda bashyira imbere ngo bizere ni ibimenyetso. Niyo mpamvu umuhanuzi w'ibinyoma azaza agakoresha ibimenyetso by'ubuhendo n'ibitangaza bitari byo, maze abiseri bamukingurira umutima. Nibamara kumukingurira umutima, nawe abashukire guhindukirira antikristo. Antikristo rero nagira mu rusengero amaze kuramya, nibwo amaso yabazahumuka bakabona ko akoze nk'ibyo Antiochus Epiphanes akoze, yiyise Imana yo gusengwa, ubwe bakanguke bavuga ati uyu ntabwo ari we Mesiya. Noneho intambara ikanguke. Mwibuke ngiye mbivuze mu buryo bw'umwuka, ariko mu buryo bwa politike ni murebe namwe intambara zirimo ziraba mu isi. Uyu munsi mvugana namwe itariki 8 z'ukwezi kwa 6 2026, intambara yongeye kurota hagati ya Iran na Israel. Bongeye kurasana. Isi yose iyo urebye abapolitologe ukumva basesengura politiki, bose barambiwe Israel. Ejo bundi Trump yahamagaye Netanyahu, abakurikirana amakuru aramutuka. Ntabwo subiramo ibitutsi yamututse. Ni ibitutsi ngewe ntasubiramo. Arangije aramubwira ati isi yose imaze kubahaga. Isi yose uyu munsi muri iki nta gihugu na kimwe mukunzwemo. Wibaze nawe Trump amubwira gutya, turabahaze. N'ubwa mbere mu mateka ya Amerika bavuze ngo dukwiye gusubiramo ubucuti, relation dufitanye na Israel. Yahindutse ibuye riremerera amahanga. Rero icyo gihe antichrist we uzabuzanya amahoro, we uzitwa ko azaniye abantu ituze, umwami w'isi wamaze wakorewe byose. Mubyibuke ibintu byose biri en place. Ni ukuvuga globalization. Turimo turagana mu cyo bita cryptocurrency, amafaranga amwe ku isi. Turimo turagana ku gukoresha ifaranga rimwe ry'ikoranabuhanga. Turimo turagana isi kwigira umudugudu, AI kudukontrola, gukontrola isi yose. Nk'uko nabibabwiye, Bibiliya avuga ngo ishusho ye izavuga. Ntabwo umuntu yumvaga icyo Bibiliya ivuga, yuko uyu muntu ishusho ye izaramywa ikavuga igahana batayiramya. Ntabwo twumvaga ukuntu iyo maji izabi yariyo. Ariko uyu munsi turebye uburyo AI, iterambere rigeze rya AI, dusobanukirwa neza icyo Bibiliya yavugaga, yuko antichrist ashobora kuza bari muri Amerika, ariko no mu Rwanda akaba hari mu buryo bwa AI, mu buryo bw'ishusho. Nshuti yanjye, nagira mbabwire
yuko ibyo byose byashizwe byamaze gushyirwa ku mugaragaro birahari kugira ngo uyu antichrist ubwo azaboneka koko azigarurira isi yose kugira ngo imuramye. Israel rero niyiziyopoze ivuge ngo oya twebwe uyu tumenye ntabwo ari Mesiya wacu ntabwo ari uyu nguyu. Mwibuke ko isi yose izaba imwemera kubera ko azaba yizaniye amahoro nkayo Kaisari yazanye. Abantu bose bazaba baririmba ngo tubonye umukiza uduhuza twese umara ibyago, hanyuma umuhanuzi w'ibinyoma we akora ibitangaza by'ibihendo bitume bose baramya Antichrist nawe Satani aramirizwe muri we. Ibyo byose bishushanywa n'iyi ntambara Bibiliya itubwiye ngo hanyuma amahanga yose rero azahagurutswa no kurwana. Amwe ahaguruka aje gutabara Israeli, andi ahaguruke aje kurwanya abashigikiye Antichrist. Bibiliya ikatubwira ngo azabica cyane nkuko twabisomye ngo azabicamo benshi. Ariko ugarutse nkuko tuzabireba mu byahishuwe atari ibingibi gusa byabaye mu gihe cya Antiochus. Izi ntambara Bibiliya itubwira azica benshi muri icyo gihe cya Antichrist. Abiseri bazarimbuka nkuko bapfuye mu gihe cya Epifane Antiochus. Birumvikana ntabwo ari abiseri gusa bazanga kumuramya, harimo n'abandi bazanga kumuramya. Cyane cyane abari barumvise bituvuga ntibizere, nabo bazanga kumuramya, nabo bazicwa. Ariko njye uko nizera itorero rya Kristo rizaba ryaragiye. Imana ibaho umugisha rero. Sinzi ngo ni ryari intambara zijya zibaho hagati y'abateolojiya n'abizera baravuga ngo itorero rizazamuka mbere yo kuza kwa Antichrist, cyangwa se itorero rizazamuka hagati mu gihe Antichrist azabakora, cyangwa rizazamuka nyuma y'imyaka 7 kuko Antichrist afite dere, afite igihe nk'icyo Epifane Antiochus yari afite imyaka 600 n'igice, ariyo minsi 2300. Bibiliya ikatubwira ko Antichrist we ni imyaka 7. Rero impaka zibaho ni imbere y'imyaka 7 ni hagati mu myaka 7 ni nyuma y'imyaka 7. Icyo nzi nuko itorero rya Kristo rizazamuka. Nshuti yanjye ngewe sinzi neza na Yesu yarabitubuje ngo tuzi umunsi n'igihe, ariko ntabwo Antichrist azimana na Kristo Yesu. Oya, igihe cya Kristo nikirangira, igihe cy'itorero n'ubuntu nikirangira, itorero rizazamuka maze Antichrist nawe yime, maze igihe gito cy'imyaka 7 yongera ajugunywe akurweho. Imana ibaho umugisha. Reka tuzakomeze mu bice 12. Ndagushimiye, mbibutse ko ntitubirangije. Ibi tuzabigimuzi ubwo tuzaba twiga igitabo cy'ibyahishuwe. Imana ibagirire neza. Ndagushimira wowe udutera inkunga mu buryo butatu. Icyambere udusengera, Imana iguha umugisha. Icyakabiri usangiza abandi iyi nyigisho. Wabasangiza mu buryo buhe? Ushyira inyigisho kuri stati yawe. Ibyo ni ibintu byoroshye pe bitagira icyo bitwaye. Cyangwa se muri groupe aho batakwinuba, kuko nabyo bibaho muri bitewe n'icyo groupe yashyiriweho, ushobora kubasangiza ubu butumwa. Icyagatatu wadutera inkunga ukora like gusa na share, ndetse ugakora na subscribe. Burya iyo abantu bakoze balikinze inyigisho ari benshi, bituma algoritme ya YouTube ipropose abantu benshi, ibwira abantu benshi gwinyigisho muyirebe abandi bayikunze. Icyanyuma wadutera inkunga udushyigikira mu mafaranga. Reba iyo nimero iri aho ngaho udutera inkunga. Yesu aguha umugisha. Reka dusenge. Naho tuzakomeza ubutaha dutangira igice cya 12 dusoza inyigisho, tuzabone gutangira igitabo cy'ibyahishuwe. Ndagushimiye Yesu umwami wacu Yesu, nguhaye icyubahiro, ngushimira urukundo rwawe rwinshi n'imbabazi. Reka dukomeze kwigishwa nawe turushaho kukumenya, maze tukubahishe mu minsi yo kubaho kwacu. Wowe ushyirwe hejuru, natwe duhabwe amahoro n'umugisha ibihe byose. Mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha.